bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 13. Yesu yoza ibirenge by'abigishwa be. Umunsi wa Pasika utarasohora, Yesu amenya yuko igihe cye gisohoye cyo kuva mu isi agasubira kuri se. Urukundo yakunze abe bari mu isi nirwo yakomeje kubakunda kugeza imperuka. Bakirya ibyo kurya bya nijoro, Satani yari yamaze koshya umutima wa Yuda Iskariyota mwene Simoni ngo amugambanire. Yesu amenye ko se amweguriye byose kandi ko yavuye ku Mana kandi ko asubira kuri yo, ahaguruka aho yariraga, yiyambura umwitero, yenda igitambaro aragikenyeza. Ahera ko asuka amazi ku mbehe, atangira koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza igitambaro akenyeje. Nuko yegera Simoni Petero, nawe aramubaza ati, Databuja, ni wowe unyoza ibirenge? Yesu aramusubiza ati, ibyo nkora ubu ntubizi, ariko uzabimenya hanyuma. Petero aramubwira ati, reka, ntabwo nzemera na hato kunyoza ibirenge. Yesu aramusubiza ati, nintakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho. Simoni Petero aramubwira ati, Databuja, noneho ntunyoze ibirenge byonyine, ahubwo unyuhagire n'amaboko umese n'umutwe. Yesu aramubwira ati, uwuhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo abe aboneye rwose. Namwe muraboneye, ariko si mwese. Icyatumye avuga ati ntimuboneye mwese nuko yari azi uri bumugambanire uwo ari we. Nuko amaze kuboza ibirenge, yambara imyenda ye, arongera aricara, arababaza ati, aho mumenye icyo mbagiriye? Munyita shobuja n'umwigisha. Ibyo mubivuga neza kuko ariko ndi koko. Nuko rero ubwo mbogeje ibirenge kandi ndi shobuja n'umwigisha, niko namwe mukwiriye kubyozanya. Mbahaye icyitegererezo kugira ngo mukore nk'uko mbakoreye. Ni ukuri ndababwira yuko umugaragu ataruta shebuja, kandi intumwa itaruta uwayitumye. Nimumenye ibyo, murahirwa niba mubikora. Simbavuze mwese kuko nzabona atoranije, keretse ko ibyanditswe bikwiriye gusohora, ngurya ibyo kurya byanjye niwe umbangiriye umugeri. Dore ubu mbibabwiye bitari byaba, kugira ngo nibiba muzizere ko ndiwe. Ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese wemera uwantumye arya aba yemeye, kandi unyemera aba yemeye n'uwantumye. Yuda Iskariyota ava mu bandi. Yesu amaze kuvuga atyo, ahagarika umutima, arahamya ati, ni ukuri ndababwira yuko umwe muri mwe ari bungambanire. Abigishwa bararebana kuko batari bazi uwavuze uwo ari we. Hariho umwe mu bigishwa be wari wiseguye igituza cya Yesu bafungura. Uwo ni wa wundi Yesu yakundaga. Simoni Petero aramurembuza, aramubaza ati, umubaze uwavuze uwo ari we. Uwahengamira inyuma aho yari ari mu gituza cya Yesu aramubaza ati, Databuja ninde? Yesu aramusubiza ati, uwo ndi bukore zinogo nkayimuha ni wowe. Nuko akojeje inogo arayenda, ayiha Yuda Iskariyota mwene Simoni. Hanyuma yo guhabwa iyo nogo nibwo Satani yamwinjiyemo. Nuko Yesu aramubwira ati, icyo ukora gikore vuba. Ariko nta n'umwe wo mu bari bicaye basangira nawe wamenye icyatumye amubwira atyo, kuko Yuda yari afite umufuka w'impiya. Nicyo cyatumye bamwe bakeka yuko Yesu yamubwiye ati, genda ugure ibyo dushaka kurya ku minsi mikuru, cyangwa ati, gira icyo uha abakene. Nuko Yuda amaze kwakira inogo, muri ako kanya arasohoka, kandi hari nijoro. Itegeko rishya ryo gukundana. Amaze gusohoka, Yesu aravuga ati, noneho umwana w'umuntu arubahirijwe, kandi Imana nayo yubahirijwe muri we. Kandi Imana ubwo yubahirijwe muri we, nayo izamwubahiriza muri yo ubwayo, kandi izamwubahiriza vuba. Bana bato, ndacyari hamwe namwe umwanya muto. Muzanshaka, kandi uko nabwiye Abayuda nti, aho njya ntimubasha kuhajya, namwe nuko mbibabwira ubu. Ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundane. Ibyo ni byo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye, nimukundana. Yesu avuga ko Petero ari bumwihakane. Simoni Petero aramubaza ati, Databuja, urajya he? Yesu aramusubiza ati, aho njya ntubasha kunkurikira ubu, ariko uzankurikira hanyuma. Petero aramusubiza ati, Databuja, icyambuza kugukurikira ubu ni iki, ko nzanagupfira? Yesu aramusubiza ati, uzamfira? Ni ukuri ndakubwira yuko inkoko itaza kubika utaranyihakana gatatu.